ninde uzatangaza igiciro cya Pi Network. Ngiye kubibabwira uko bimeze. N'ubwo ngo hari Global Consensus Value GCV yavuze ko Pi izaba ihagaze mu 314.59 kuri buri Pi, ariko ndagira ngo mbabwire noneho uzatangaza igiciro cya Pi Network ubundi ninde. Ubundi GCV yo ni community, ariko iyi community ikaba ishinzwe kuba yatanga cyangwa se yatangaza amakuru agiye atandukanye avuye muri community ubwayo, bakaba batangaza nk'igiciro runaka cyangwa bakaba batangaza ibikorwa biri bukorerwa muri Pi runaka cyangwa se iyi GCV rero igiye bifite ambassador muri buri gihugu. Rero bo bakaba baravuze ati GCV yatangaje ko agaciro ka Pi kazagagaza 314.59 kuri buri Pi. Noneho total supply n'uwanga ingano ya Pi ngo akaba ari biliyoni 100. Aha rero bishobora gutuma habaho icyo bita ibi bishobora kurenga ubushobozi bw'isoko, n'ubwo ngo bikaba byarenga GDP y'ibihugu bitandukanye. Nukuvuga ngo ufashe 314.59 ugakuba na biliyoni 100 wenda ya coin za Pi zaba ziri wenda kuri circulation cyangwa se market circulation cyangwa se biri muri total supply, ukumva ko habaho icyo bita ibintu by'ama speculation n'ibiki. Urumva byaba ari ibintu bitangaje cyane. Rero ngiye kubabwira uzatangaza igiciro cya Pi. Ubundi Pi nta muntu n'umwe uzatangaza igiciro, yaba umuntu muri kuba team, nta muntu uzatangaza igiciro, ahubwo igiciro kizagenderwaho hagendewe kuri ibi bintu ngiye kubabwira. Ikintu cya mbere kizatuma Pi igira agaciro cyangwa se kizagena agaciro ka Pi ni icyo twita market dynamic. Market dynamic rero ni igihe na agaciro ka Pi igihe gatangazwa cyangwa gashyirwaho bitewe n'abasupplier n'abademand. N'ubwo ngo bari mu isoko. Iyo tuvuze abasupplier n'abademand n'abaguzi n'abagurisha bari mu isoko, aba nibo bashobora kugena igiciro cya Pi. Abaguzi benshi igiciro kirazamuka, abagurisha baba benshi igiciro kikamanuka. Ibi rero bituma habaho uko igiciro gishobora kuzamuka bigendewe ko abantu baguze cyane cyangwa kikamanuka bitewe ko abantu bagurishije cyane. Ikindi cya kabiri, utility based valuation. Utility based valuation rero ni igihe Pi kuba team ubwayo izagira uruhare mu kuba iza utility zayo, aho wenda Pi zabo uko zaba zikoreshwa muri ecosystem, tugendeye ku ma transaction zaba ari muri ecosystem, ama goods zaba ari muri ecosystem, ma apps turi kuvuga uko akunda kujya muri ecosystem nyine ya Pi, ukareba amasoko uko abantu bazajya bari guhaha ibicuruzwa, uko abantu bazaba bari gucuruza ibicuruzwa. Ibi nabyo bizagira uruhare mu giciro cya Pi. Ikindi ni kitwa community and ecosystem. Aha rero Pi community nayo ishobora ku-influencing igiciro cya Pi, aho rero binyuze mu buryo community imirimo bazaba bari gukoramo muri ecosystem, cyane cyane nka Pi apps platforms zimwe n'undi nahoze mvuga. External exchange, aya na amasoko rero, amasoko nka za Binance, nka za Coinbase n'izindi, nazo zizagira uruhare mu giciro cya Pi. Uko abantu bazagenda bagura kuri izo platform, kuri izo exchange n'ibiki, bizaba bituma igiciro gishobora kuzamuka cyangwa kikamanuka. Ikindi kintu cy'ingenzi wamenya ni ngo nta muntu yaba kuba team will announce cyangwa se bazatangaza cyangwa ngo bashyireho igiciro cya Pi. Mugomba kwitonda rero, mugomba kwitonderwa ama official platform cyangwa se abantu ku giti cyabo bagerageza kubabwira igiciro cyabo, bakakubwira ngo ngwino nkugure Pi kuri iki giciro. Icyo gihe abo bantu mugomba kubitondera. Ngo kuba team y'aba pioneer cyangwa se ishobora kuba yabwira aba pioneer kuba bafokasinga cyangwa se mu kubaka ya ecosystem bakoresheje Pi zabo, kugira ngo ibe ifaranga ry'isi izarifasha abantu kuba bacuruza cyangwa se bakagura, kuruta uko bakora ubucuruzi butemewe bushobora no guteza icyo bita speculative. Ngibyo nguko rero igiciro cya Pi, ikintu kizagenderwaho cyangwa se ikintu kizatuma igiciro cya Pi kizamuka cyangwa se kimanuka. Icyo twamenye nuko Pi nta muntu n'umwe uzatangaza igiciro. Igiciro kizatangazwa cyangwa se kizabaho bitewe na biriya bintu nababwiye, amasoko, bitewe n'abaguzi n'abacuruza, bitewe n'ama application amasoko azaba ari kugura cyangwa se akora transaction. GCV yasetinze igiciro cyayo.
ntabwo cya giciro twavuga ko aricyo kizagenderwa officially, ariko na community twabonye ko izageramo uruhare. Ubwo rero guys, mureke dutegereze tumenye ubundi igiciro cya Pi kizari iki. Imana barinde, mwe gukora subscribe, musharinga n'abandi video. Ndabashimiye.